dusenge. Ariko reka mbari njye usenga. Nubwo haba habonetse abashyitsi bitumbukije ariko bagasanga tugiye ku meza ntago twabima tubisaranganya uko biri. Nabo nibaryeho bumve ko ugira neza. Tubisabye twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Nawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Icyo ushaka ni gikorwa munsi nkuko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubari ibicumuro byacu nkuko natwe tubara babiducumuyeho. Ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyawe arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Bavuka bari mu maboko atabona icyo kurya, twebwe batugiriye neza. Ariko rero nawe uba wakabije. Ariko nakabije ariko se wowe ku buryo koko ku masengesho yo kurya ujya gusabira abarwayi, usengeye abari mu bitaro, usengeye abari mu irimbi gushyingura, usengeye abari mu rugendo mu modoka, usabye imvura, usabye abacukura agasegereti nawe urufuramu kugacukura neza, uzanye dawe uri mu ijuru, uzanye ndakuramutsa Mariya, uzanye amibuki, uzi kumeze nka nyogokuruza wanjye nigeze gusura. Noneho agahita avuga ishapure n'amibukiro yose bateretse isomba n'ubugaranga. Ndakubwiye ngo noneho amazi yashize mu kanwa kuva icyo gihe arinze atabaruka nasubiyeyo, kuko hari kure byanze bikunze nagombaga kujyayo tukarya. Yarinze atabaruka nasubiyeyo kubera icyo kintu. Umva rero mubwire papa Sava, reka nkubwire noneho umuntu arabaho akitonda. Vira mu rugo, vira mu rugo, vira mu rugo. Niba navuye Okay, uzapfa ryari se wowe? Sinshobora. Hari deni mfite ry'urupfu.